kikaba kiri kujya hera, kikaba mbonye gitambuka hano kiri kujya bisi bya bijura zamufatira ukijura zifata iki kijura kosha umva meze gute nimeze neza ko mbona wikanga oya uruwahe wiriya mu karere ka Rubavu none uranga ushaka icyanga narinje nyine hano kuba ko nje gushikira dino umwana wanga oya ari umuntu muziranye hano oya nta muntu numwe muziranye hano ndawe iyi myenda uyijyanye he imve ngiye kuzikumesera mbonye zisa nabi zanitse kandi uzikuye ku mugozi yarazaye zanitse we gusizo bazinyuze mu ndoki bigenze uyisaze zikugize ute sinzi ukuntu nzibonye numva nshaka kuzicafa icara hasi we icara hasi yenzaga inde wiyenza none si gufata imyenda mu ndoki nukuzijya none se uje gufata imyenda mu ntoki nkandi nk'umuntu nyine wumugira neza ushaka kujya kuzibamesera kutumesera twe ntabwo twatwaritse hari imyenda imeshe yiga data we imyenda ahangaha nkuko tusiba tubura imyenda kumbi biba mwaje mukayibasha ndahora nambaye imyenda zisa mu mujyi wa Kigali umujyi wa Kigali imyenda zo mboragamo ubundi ubona ufite ubwenge buzima reba nk'inkweto uba wambaye izi nazo nizo uvuye kwiga wanze ko mfata kwa ziriya myenda ziriya myenda oya ubundi se reka ngubaze ikibazo ni iki gituma uza kwiba nuko mboraga mu myenda zimwe kandi abandi bantu bahinduranyaga none se kuza ukavuga ikibazo cyawe byarakunaniye basi ngo babe baguhindurira imyenda Kigali batakinaga ko batajyaga amara master none se nimba uzi ko ibyo byose bidakorwa kuki wowe bikora ubu ngubu ugiye kukujyana kugufungira oya nge baramvungaga nge ndi igisambo kandi uri igisambo mwifatire ndi mwene ngango ngendo ndi igisambo uri mwene ngango none se mwene ngango ni iki si igisambo papa yitwa ngango ni izina rusange kamwereka ikibazo ufite ni mu myenda wabuze ni imyenda zo nabuze mbere rero aho kujya wibe wasaba sibyo nkungu ndagufashe ndi no kugufata video nanakubonye n'isura yawe nakujya no kuri polisi oya none ndasabye womba ku mwenda rero kuri umwenda mfite mu ntoki zanjye uyu nguyu nawuguhereza ariko nabwo uzi gusoma warize narize wambare neza utsomera ibyanditseho ejo nibwo mwiza mwiza se bizakubuza kwiba ubu ngubu ngiye kuguhereza uhita ujya n'ahandi ujya kwiba oya ndongera kwiba nongera kumva ngo nibyo ushaka uzanyice ndo bazagufunga soma ibyanditseho ngaho ndetse utuntu twinji media studio ndaguhaye video yawe nawe ifashe ubu ndakuzi mu maso n'abantu barakuzi nongera kukubona uje kwiba nzahita njyana kuri polisi toka rero nkubure sawa umunsi ujya kwiba ahandi hantu uri gukata hehe kata ruguru utahe zira ni imyenda yacu wa mureziyo toka umuntu yaguhaye nagushima nusiki ngesi pfaga na nyirayi yapfuye